Dore akantu utari uzi mani. Uretse ko ushobora kujya kuri TikTok udafite internet na telefone imwe flight mode. Uzi nakubeshya kandi mbikwereke. Manzi rero ko wamaze kumfollowinga akantu kagasaraba ko guteranya gakuyemo, ubundi ako gatima wahakanze, washizeho comment, ubundi urebe ko wamaze gukanda no kuri share, ubundi mbikwereke byose uko bikorwa. Biroroshye cyane rwose. Kandi mbikwereke. Fata telefone yawe nk'ibisanzwe, numara kuyifata uhita uza aha kuri TikTok, numara kuyifungura utigeze ifunguke, nimara gufunguka gutya urahita ujya hano hantu handitse ngo profile, kuri profile yawe numara kuhagera uhita ureba hano hejuru uturongo dutatu uhakande, numara kuhakanda uhita umanuka handitse ngo setting and privacy uhakande, numara kuhakanda urahita uscrollinga umanuka ureba handitse ngo offline video uhakande, utegereze gato, numara kuhakanda birafunguka, nimara gufunguka bahita bakuzanira video ushobora kureba ziri offline 50, 100, 150, 200. Ubwo wowe urahitamo izo ushaka, reka njyewe mpitemo 200. Numara guhitamo 200 rero urahita ukanda download, bahita bakubwira ko nukomeza birakoresha amayinite cyangwa se megabytes zawe ubikandeho, numara gukandaho ubundi video 200 ziratangira kwidownloadinga, ubundi hano hatangiye kugira ngo you are watching offline video. Nuvuga ngo kano kanya tuvugana turi kureba video ziri offline, niyo nta internet dufite twaba tuzireba. Guys, dore nguko rero uko bareba video kuri TikTok badafite internet. Kugira ngo tuzacikwa rero na video zikurikiyeho, kanda agasaraba, ukandira iki ku gatima, udigitekerezo muri comment, ukoreshe iyi video igiye kuri benshi, kandi nimba wifuza video zanjye ndende wankurikira kuri Mix Max TV kuri YouTube. Ndabakunda cyane, I love you so much.